Murakoze, amazina yanjye nitwa Kabera Kevin, nkaba ndi umunyeshuri hano muri STES Rwanda, nkaba niga mu mwaka wa 4 Computer Engineering. Murakoze. Iki gitekerezo aho cyatangiriye nuko twabanje kwitabira irushanwa ryabereye mu Buhinde ya Solar Vehicles, hari aho na marushanwa asanzwe aba, ariko tumaze kugaruka ino tubona ko natwe ibyo tumaze kwigira hariya tutabyicarana. Turavuga duti ubwo tugarutse reka natwe twongere dushyiremo ingufu tubashe gukora iyi modoka, ariko tukabona ko ifite avantage nyinshi cyangwa se ifite ibyiza byinshi byageza ku Banyarwanda. Amazina yanjye nitwa Ndiziwe Anne Claire, nkaba niga muri STES Rwanda, ndi umwe mu bakoze kuri iyi modoka ya solar car. Nakoze partie yo kuri design, ariko no kuyikora muri production nakozemo partie yanjye kubera twagiye dufatanya nka team. Yujuje ubuziranenge bwose bw'imodoka isanzwe, aho itandukanye n'izindi modoka isanzwe nuko ikoresha imirasire y'izuba, donc ntabwo ikoresha ama essence, ariko ubundi buziranenge bw'indi modoka isanzwe irabufite. Nitwa Simbi Arsene, nkaba niga electrical engineering. Uruhare rwanjye ni electrical wiring y'iyi modoka. Icya mbere, iyi modoka ubundi ni ubuntu kuyitwara. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko ushobora gutwara iyi modoka ukavanga ukajya mu mujyi ukagaruka nta essence ugeze ukoresha. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, nkuko mwabyiboneye mu mashusho, iyi modoka igenda nk'izindi modoka zisanzwe. Ubwo rero ku bijyanye n'ubushobozi bw'abantu kwitwara abantu babiri n'undi wa gatatu ari we shoferi, ubwo ni abantu batatu, ifite ubushobozi nk'ubw'izindi modoka. Ubundi igihugu niyo mpamvu kiriho kigisha Abanyarwanda cyangwa gukangurira Abanyarwanda kwihangira imirimo no gutekereza icyateza imbere Abanyarwanda. Ni muri urwo rwego rero abanyeshuri biga engineering bakiga universite bagomba gutekereza guhanga imirimo. Mu gihe rege biga engineering nayo irimo gukora imodoka mu bintu bitandukanye. Biragaragara yuko rero mu Rwanda nta modoka dukora, turashaka tuzihaha hanze kandi zikagera mu Rwanda zihenze, tukaba tudafite na essence na mazuti, izo nazo turazigura. Ariko Imana yaduhaye izuba kandi dusangiye umugabane w'isi wose, natwe twawukoresha kugira ngo dushobore gukora imodoka ikoresha imirasire y'izuba kandi idashobora kwangiriza ibidukikije. Ubundi imodoka ifite ibyangombwa byuzuye, ikwiye kuba ifite frein, ikafite embrayage, ikagira accélérateur, ikagira za clignoteur. Ibindi bisigaye by'inyuma ni umwambaro kuko iba yambaye, hari yibona ni V8, izindi ni za Toyota, izindi ni amavatire, izindi ni pick-up gutyo. Icyo rero biterwa na design yuhaye, ariko ibyangombwa nk'ubu ngubu birabyujuje kuko ifite frein, ifite embrayage, ifite accélérateur, ifite amatara, ifite za clignoteur, installation zose irazujuje.